ukemeza ko ari ijuru riri. Oya, ijuru ntiriri mu kwigira inkone nabyo utabishoboye. Urimo uratubwira ko utazashaka unambye ku bana kandi urajya kuryama ukikinisha ukaryamana n'abadayimoni. Nta juru uzabona. Imana ikeneye umutima ntikeneye umubiri. Urimo uratubeshya ngo urimo urarera abana ngo ngiye sinashaka. Ntago twe tuzaguha ijuru. Yego. Warangiza ukirirwa uhehe tugusha abandi bagabo bari mu ngo zabo kubera iki wanze kwakira umugabo ngo akumarirari ari kuririrwa usenya ingo z'abandi ugaragaza amabuno ugaragaza amasura uri igikoresho ntaho utaniye afazari uzagenda ujye ku muhanda ucuruze kuko uri igicuruzo cy'abadayimoni mu isi y'umwuka ngo ngiye sinashaka ngo nza n'umugabo mu bana kuba umutware cyangwa kuzajya kuba umutware amahitamo naye ariko ivi si ikibazo ahubwo ikibazo ni ibiherekeje ryavi. Ko Imana yarambwiye ngo abagore benshi bahagaze muri iki cyiciro kubwo kuyoborwa n'iyi myuka kugera ku rwego nuko umukobwa uri gutereta aza kinjirira umusore uri kumutereta ngo ibi nibitagenda gutya na gutya na gutya ntago uri bunshake. Wa musore we uhise tugeze no mu basore. Niba uzi ko umukobwa uri kurambagiza agutwaje igitugu gutya ntago umushatse nk'umufasha ahubwo umushatse nk'umutware. Yego. Bose udukurikiranye reka tugushimire ko wahisemo kubana natwe wahisemo gufungura iki kiganiro cyangwa se ino nyigisho. Ngende mugisha turi mu rubavu rwa STV ngarukanye na mama Chance ariko umashango wayikaze. Yego. Meze neza cyane. Imana ishimwe ko tugeze hano turi amahoro. Tukaba tuje kubana n'abakunzi bacu cyangwa se bene data muri Kristo Yesu. Reka dutangire ikiganiro twiragiza Imana. Uri data wa twese, uri Imana idukunda kandi twitaho. Rukundo rwawe twararubonye ntago rwarangiriye mu bitekerezo byawe. Watwizeho ukora inama mu ijuru. Habaho guterana kugira ngo utabare umuntu. Abandi bose barabihakana ibizima n'abakuru ariko Kristo aravuga ngo ngiye gucungura umuntu. Turashima kubwuko gucungurwa tokatayazire nyuma yo kurangiza umurimo mu buryo bufatika bugaragara yadusigiye mwuka wera. Mufasha mwiza turagushimiye. Warakoze mwuka wera wagize neza n'ubu ngubu ukomeje gukora. Duciye bugufi kubwizo mbabazi twagiriwe kugira ngo izo mbabazi zidutaheho. Aka kanya ndi imbere yawe mwami ntago ari nge ni wowe kuko abaye nge sinabona icyo mvuga ariko wowe ufite ijambo none n'iteka ryose ntakiriho. Nabambanjirije barasinziriye n'abazankurikira nabo turi kumwe twese twarasinziriye. Uriho none uzabaho iteka ryose. Ni wubahwe Kristo Mwami Imana icyubahiro n'ikibi cyawe. Nyemerera utangirane natwe usozanye natwe ntabe ari twe ahubwo izina ryawe rihabwe icyubahiro. Nyemerera ufunga amarembo y'ikuzimu bwami buza kuturwanya bwami bwawe bwamamare. Unyemerere abo tuzabana cyangwa se turi kumwe muri uyu mwanya data amatwi yabo afungukire kukumva no kukumvira kugira ngo ibyiza byo mu gihugu Mwami Imana mu bwami bw'ijuru dutuyemo hano ku isi bitugirirweho ndetse n'umusozo w'urugendo rwa buri wese hazabaho kuzaba muri bwa bwami. Ibyiza byo mu gihugu cyo bubwami hazatura wa muntu utagaragara. Urakoze ndagushimiye kuko ujya wumva gusenga. Amen. Umasha ikaze nanone nk'umuco wacu dukunda abakristo kwibwirana. Hari umuntu uje bwa mbere hari n'umuntu ugiye kukubona ari ubwa mbere. Reka dutangire ubibwira. Amazina data na mama banyise ni Ingabire Solange. Yego. Izina ry'umugisha urubyaro ni mama Chance. Yego. Umasha uri umuhanuzi abantu benshi bakumenyereye utanga ubutumwa cyangwa se utambutse ubutumwa hakabaho kubutangira hakabaho kubusoza. Uyu munsi ni ubuhe ese tugiye kubutangira cyangwa tugiye kubusoza? Okay. Urakoze mugisha. No kuvuga ngo mazi iminsi itari mikeya ntanga ubutumwa nicyo cyiciro naringezeho urugendo umuntu agira muri iyi si ari rwo rugendo rw'urushako. Ubutumwa rw'urugendo rw'urushako. Yego. Ubutumwa buvuga ku rugendo rw'urushako. Ubuzima bw'urushako. Yego. Noneho rero ubwo butumwa ubu ndi ku musozo.
ariko umusozo niwo nshaka gusobanura, ntago ari umusozo w'uko ubutumwa mbuhagaritse. Yego. Kuko mu rushako mpafite ubutumwa bwinshi bwahashize mu gihe cyashize n'ubwaha none buri kuza n'ubundi buzaza hazaza mu gihe nzaba nkikomeje urugendo rwo kubaho. Icyo ngiye gusoza n'uyu kubuvuga nambaye uyu mwambaro. Abakunze kunkurikirana barabizi nakunze kuvuga ubutumwa nambaye uyu mwambaro. Mbega igisojejwe n'uyu mwambaro usa gutyo umeze gutyo ufite aya mabara naranayasobanuye, no ku musozo ndagerageza kubivugaho kugira ngo abatari bahari mwitangiramo hagati kuri uyu musozo babyumve. Ndwa ngo igisojejwe n'uyu mwambaro, ariko impamvu uyu mwambaro usojejwe nta musirikare uguma ku rugamba. Urugamba urarurwana, noneho wabona itsinzi ugatabaruka ukaza ukidagadurira mu gihugu, noneho umusirikare akambara n'indi myenda agahabwa uburenganzira. Ariko hari igihe biba ngombwa kongera agasubira muri ya uniform. Rero ni ukuvuga ngo uyu mwambaro yari uniform ya gisirikare mu rugamba narindimo mu rugamba narindimo mu gusohoza ubutumwa mu bigendanye n'urushako. Bivuze ko bukomeye. Burakomeje rwose. Burakomeje. Igisojejwe ni ukubuvuga nambaye umwambaro, ariko ejo numbona nongeye kuwambara suko nzaba ntumviye, sinuko nzaba nkoza amakosa. Birashoboka ko umusirikare yakongera agasubira muri uniform mu gihe bibaye ngombwa. Yego. Umashaka kubera iki Imana igutuma ikaguha ubutumwa ikaguha n'umwambaro, bintu tumenyereye kuri wowe, abandi wenda sinzi niyo bahari bibari rimwe na rimwe, ariko wowe buri butumwa bugendana n'umwambaro. Ese biterwa n'iki? Ni ukuvuga ngo umwambaro, impamvu ubutumwa buzana n'umwambaro, harimo ihishurirwa ngiye gusohora, ahari nanjye menye vuba kubera ko bigitangira byarangoye guhora wambaye umwenda umwe atari ugira. Mu gukorera Imana iratwambika. Birimo icyubahiro cy'Imana. Birimo icyubahiro cy'Imana. Ni ukuvuga rero impamvu ubutumwa buzana n'umwambaro, ikimenyetso nyamukuru se cyangwa impamvu y'ibyo, mba ntangiye urugamba muri ubwo butumwa. Iyo mbonye itsinzi rero wa mwambaro ngukuramo, ariko gusoza bwa butumwa, ariko ntago biba bivuze ko ubutumwa burangiye, kuko ubutumwa ngenda ntanga bugira manda mu rugamba ndi kurwana kugira ngo busohoke, ariko ubwo butumwa burakomeje mu mahoro y'igihugu, kuko iyo abasirikare bamaze kurwanira igihugu bagifashe ntago ubuzima burangirira mu kugifata, habaho no kucyubaka. Ubwo rero ngaruka muri bwa butumwa mu buryo bwo kubaka igihugu, ariko iyo nambara umwambaro umwe biba bivuga ko ari uniform yo kurwana urugamba kubw'ubwo butumwa. Yego. Uyu munsi tugiye gukora umusozo wabwo mu buryo bwo kugaruza umunyago wagiye unyagwa na Satani, waje kwica no kwiba no kurimbura. Reka twinjire mu butumwa. Yego. Tugeze mu butumwa, tugiye kubwinjiramo, ndatangira gutya. Ushobora kuba hari ibyo ndi buvuge wumvishe mwitangira, kuko akenshi iyo nabuvugaga bigendanye n'igihe kigezweho se cyangwa n'umwanya ndimo muri ako kanya, ariko kubw'uwo mwanya nkavuga nyine ibigendanye n'uwo mwanya, ibindi simbivuge. Ushobora rero kumvamo bimwe wenda mu byo navuzeho cyangwa se ntunabyumve, ariko kuri uyu musozo ndifuriza umuntu wese kumva umusozo w'ubutumwa. Ubu butumwa njya kubuhabwa, nabuhawe mfunguriwe n'umumama wari uje kundeba muri gahunda njya ngira mazemo igihe kinini, kandi ndashimira Imana yabanyemo nanjye. Ni gahunda yitwa kwakira umuntu ku ruhare rwa buri muntu ku giti cye. Ni gahunda utazana n'umugabo wawe ngo mbakire mwembi, ni gahunda utazana n'umwana wawe ngo mbakire mwembi, ni gahunda utazana n'inshuti yawe ngo mbakire mwembi. Cyo koza nkiyitangira hari igihe nagiraga amarangamutima, abantu bakantwaza amarangamutima ati turi inshuti nta kibazo. Ariko kubera ko nari ngitangira, navuga ngo nari nkifite ubuswa bwinshi muri ibyo. Ubu narabyihannye. Ubuswa burabe wa Mose? Nta hantu hataba ubuswa. Ngo mu kazi kose iyo ukinjiyemo, hari ababa bagitangira mu kazi bahuzagurika, hari n'ababa bafite experience. Yego. Muri icyo gihe rero byabayeho, ushobora kunyumva hari igihe nigeze kukwakira, ayo marangamutima narayagize, ariko ubu ngubu ntabibaho. Kabe naho wazumbwira ko uwo muntu Imana yabavuze ko ibagize impanga. Ibyo ni mwebwe yabivuganye muri iyo, ariko muri iyo gahunda ngibyo ntiyabivuganye nanjye. Rero haje umumama, uwo mumama
atuye aho bita Gitarama niho naherewe ubu butumwa. Araza azana ibyifuzo nk'uko bisanzwe nakira abantu yego kugira ngo tujye imbere y'Imana kuri wa mwihariko wa buri muntu. Noneho uwo mumama je niwe wafunguye ubu butumwa bw'urushako. Ni icyitegererezo cyo gufungura ubu butumwa mu byifuzo yampaye, mu bibazo yambazaga n'ibisubizo namuhaye. Hari aho nageze Mwuka Wera araceceka, ariko wagenda yashubijwe, kuko kuri uwo munsi Imana yambwiye ngo uko ibisanze siko ibisiga. We aragenda, muri uko kugenda kwe Mwuka w'Imana yahise ahamera ikintu bita umwiherero. Ntangira ubundi buzima bushya bwo kwihererana n'Imana mu buryo budasanzwe butandukanye na bwa bundi tuzi ngo turi gusenga twihereranye n'Imana ariko tugasengera hamwe. Icyo gihe rero nahise mpabwa umwiherero wo kwiherera niyambuye ubu buzima bwo mu isi. Yego ntahura n'abana, ntahura n'inshuti zanjye, bisaba kuba ndahantu niherereye ngenyine uri wenyine. Aho hantu rero nahagiye Mwuka w'Imana ambwira ko hari ibyo ashaka kumpishurira muri uko kuba ndi kumwe n'Imana twenyine. Rero narahageze, Imana ihampera amakuru. Ayo makuru niho mbega amakuru y'urushako naho yatangiriye. Ubwo rero narahageze, Imana isa nk'inkoze ku maso, inyereka televiziyo. Ngiye mu mahishurirwa mera nk'umuntu uri kureba televiziyo, ariko ibyo ntago ari ibintu biza kuko nabishatse cyangwa biza kuko uwo turi kumwe yabishatse. Ni ibintu biza mu burenganzira bw'Imana, mu gushaka kw'Imana, ubushake bwayo. Yego. Ubwo rero nagize mbona televiziyo y'umumama umwe. Uwo mumama yakoraga uwo murimo nk'uwo nakoraga. Yego. Noneho mbona uwo mumama yakiraga abasore n'abakobwa. Uwo mumama yagiraga urukundo rurenze uko nabivuga kano kanya. Nuvuga ngo imirimo ye yose yayikoreraga mu rukundo. Nta nyungu ibingibi byateye kino gihe. Oya, imirimo ye ndi umuhamya wo kubihamya yabikoreraga mu rukundo. Muri abo basore rero n'abo bakobwa nihuse, Imana ubwo yarimo inyereka televiziyo, ndi muri iyo televiziyo. Yanyeretse ukuntu bamwe mu bakobwa bari bamuri hafi, bari abakobwa rwose ubona bafite power z'ubuzima. Yego, abazi kumurika uburanga n'ubwiza. Yego. Abamurikaga amashuri ko bafite amashuri arenze. Yego. Abamurikaga aho bakomoka. Yego, inkomoko hariya tuvuka. Haje kuvamo rero abakobwa batatu niba Imana yanyeretse. Abo bakobwa batatu haje kubaho kubahuza n'abasore, ariko uko guhura byari bihagarariwe n'imbaraga yitwa irari ry'iby'abantu bararikiye. Yego. Noneho muri kwa guhura bari abantu bari gusakuza, bari kumvangira mu kirere, bamburize rwose. Twikomereza. Yego, haje kubaho ikintu cyitwa kubahuza, ariko wayobowe n'urukundo, ariko baba bafite amarari y'ibyo bararikiye. Yego. Abakobwa umukobwa umwe yarataga ko akomeye mu bigendanye no kwiga, undi yarataga inkomoko ari byo bino igihugu cyadukuyemo. Yego. Ndushaho no gushimira Perezida Kagame wahuje abanyarwanda mu byari bibasa abanyarwanda. Uwo rero yarashorewe n'ingengabitekerezo y'amoko. Undi yarashorewe n'ingengabitekerezo y'uburanga. Undi ashorewe n'ingengabitekerezo y'uburyo akomeye mu mashuri. Noneho begera wa mumama. Yego, nk'abantu bakeneye abagabo, ariko bamurika ibyo bafite birenze abagabo babakurikiraho. Abo basore nabo batwarwa n'ibyo ngibyo, barahuza, bashuka mama pasiteri nyine nawe arabishyigikira yuko abashutse mama pasiteri n'abasore cyane, abakobwa n'abasore. Mama pasiteri icyo yakoze ni ukubahuza, ariko bo mu mitima yabo buri muntu yarazi icyo ashatse kumurika. Uyu mukurikiyeho iki niki, uyu mukurikiyeho iki niki. Yanyeretse imiryango itatu, umuryango wubakiye ugiye kubakira ku moko, ugiye kubakira ku mashuri, n'ugiye kubakira ku miryango. Iyi miryango itatu mama pasiteri we ntago gukorera Imana yarari muri ibyo, ahubwo yarari muri shingira abakobwa banjye n'abasore. Niwo mwuka wari umurangaje imbere, ariko bo mu mitima yabo bari bafite uburyo bari kwimurika. Njyewe ndi umunyamashuri, uyu yankundira ko ndi umunyamashuri, undi njyewe ndi umusore mwiza, yankundira ko ndi umusore mwiza w'uburanga umeze gutya na gutya. Njyewe yankundira ko ndi umukobwa ufite ukuntu ateye, undi njyewe yankundira ibi. Mbega mu isi y'umwuka Imana inyereka televiziyo yanyerekaga ko bakuruwe n'irari ry'ibyo bararikiye bakihuza, rwa rukundo nakunze kuvugaho rwikunda, urukundo rw'irari. Mwuka w'Imana amaze kubinyereka arambwira ati wabibonye, ahita yihuta
nanjye ubwo ndi kwihuta Yego. kuko ubutumwa ni bugari anyereka zango bamaze kuzubaka. Uwa mbere ntagiye kuvuga detaye, uwa mbere yamunyeretse barageze mu rugo, umwe afata igitanda cye n'undi afata igitanda cye. Mu by'ukuri irari ryari rishize, yego, irari ryari rimaze kurangira. Undi ntago njya muri mu byanguru rw'amashuri ngo byagenze gutya, urw'uburanga byagenze gutya, kuko abantu badukurikirana rumwe rwarasenyutse. Mu gusenyuka baragumana, ariko umwe afata igitanda cye n'undi afata iki. Urundi rugo rwa kabiri rurasenyuka, ariko bo bafata icyemezo cy'uko bagomba gutandukana. Isi yose nishaka, ababazi bose nibashaka babimenye. Urundi narwo ngiye kubona mbona umwe urupfu ruramusatiriye, arapfuye. Zangu uko ari 3, urumva mama pasiteri umurimo we yarawurangije. Yego, ubwo twaharenze tugeze mu ngo. Mwuka w'Imana anyereka rwa rundi batandukaniye mu ibanga, ariko mu gutandukanira mu ibanga, yego, babigize ibanga mu rusengero, ni sheri shushu, nta kibazo, n'abakirisitu beza, nta kibazo bafite. Noneho rwa rundi batandukanye bakabyereka isi, nabo urumva uko nguko Imana yabinyerekaga. Noneho reka mpere kuri rwa rundi batandukanye. Imana inyereka intego yabo. Twabanye nk'abakristo, urumva buri mutima wa buri muntu. Ntago dushobora gutandukana, tuzihanganirana, ariko ikigendanye n'imibanire y'umugore n'umugabo hariya mu ibanga, hari hamaze kwinjira ikintu bita guhagana. Irari rirarangira. Noneho tugeze kuri babandi babanye batandukanye, abantu batuzi nibashake babimenye, mu mitima y'uwabigizemo uruhare. Ubwo Imana nyerekaga uwabigizemo uruhare iryo tandukana, kuko buri gutandukana k'umugore n'umugabo hari ubigiramo uruhare. Habagaho nyirabayazana. Umwe na uwo nguwo wabaye nyirabayazana, ngiye kumva numva muri we ngiye bisi nabyihanganira, namaze kumenya ko yatari we mugabo Imana yangeneye. Ngiye ntago naba muri urugo rumeze gutya, nishaka bazabone ko naguye. Noneho rwa rundi umwe agiye gutaha, Mana yanjye we, mpabwa amakuru yuko uwo nguwo ugiye gupfa. Yego, Imana ibyemeye ko ataha kugira ngo isohoze isezerano ry'uwo babana. Yego, ibanje gucyura wa wundi. None Imana inyereka ukuntu wa wundi igiye gusohoreza isezerano. Ubukristo bwe bufite buri prolonge, ntiyamuta. Intego ye nukuvuga ngo nzamwihanganira, icyo yakora cyose. Mbega we ntiyasenya urugo, ariko kubera ko Imana ishaka kuzasohoza isezerano ry'urundi rugo yamuteguriye, atari urwo yisanzemo kubw'ibyo ararikiye, ihita itegura gucyura umufasha wiwe, ari kwitegura kumucyura iciye muri karande, kuko umufasha wiwe wabo barakenyagurikaga. Wa wundi itegura ko nawe irabyemera kazakenyuka, hategurwa gupfa kuwo kugira ngo izasohoze isezerano rya wawo. Ubwo rero Mwuka w'Imana yahise ajya yansobanurira ibyingo ziri hanze aha ngaha, izubatswe n'urukundo nyarwo rwo k'umugabo abona umusore abona umukobwa akamwiyumvamo adafite icyo ashingiyeho, nuko umukobwa yakira urwo rukundo nawe adafite icyo ashingiye. Imana ijya yatangira yansobanurira, niko kunsobanura kuri urwo yasise inyereka imbwira ku duce 5 tugize urukundo turi mu ibanga ry'abantu, tuza tukaboneka muri za nkundo tuzi twiga, ari rwo rukundo rw'Imana, urwa kibyeyi, urwa kivandimwe, n'urukundo rw'abana b'Imana. Imana impishurira kutwo duce 5 twihishe muri izo nkundo, ari tw'abantu bakundana, Satani akatubariganyiririzamo, ariko cyane cyane inyibwirira ku rukundo muri urwo rushako. Urukundo rwikunda ari rwo rwirari, ari zo ngo zibeshyanya ko zashakanye zikundana, kumbe ntago ari umuntu nyirizina wakunzwe, ahubwo hakunzwe ibigize wa muntu, ibirimbisho bya wa muntu. Nk'uko Imana atangira kunyereka uburyo ububuranga bugaragara n'amaso ni ibirimbisho by'umuntu nyawe. Uburyo ayo mashuri twiga ni ibikurimbisha kugira ngo uzabone fondasiyo cyangwa uzabone ubuzima. Yego, uburyo ako kazi ufite ni ibirimbisho. Yego, Mwuka w'Imana atangira kubinyereka, arangije rero nibwo yambwiye ngo uzagenda umbwirire abasore n'abakobwa ibi ngiye kuvuga, uzagenda umbwirire abagore n'abagabo babana ibi ngibi ngiye kuvuga. Ndahera kububatsi ngo ndagaruka nyuma ku basore n'abakobwa. Yego, Mwuka w'Imana ndahera ku mugabo. Wa mugabo we, sinzi impamvu mpereye kububatsi ngo ndahereye
kubajya kubaka yego. ahari wasanga mu Rubavu turi gukorera haba y'abagore n'abagabo benshi nta wamenya birashoboka ubutumwa busohoka bitewe n'abari bubwumva n'imfura zizabwumva nababanjirije abandi yego. Ubwo rero ndahera ku bagabo n'abagore. Umva rero wa mugabo we uri kumva ibi ngibi, wagize utya igihe cyawe cyo gushaka kigeze urashaka, ariko gushaka kwawe ntago wabonye umukobwa ngo uhite umwiyumvamo nk'uko byagenze kwa Adamu na Eva muri Edeni. Aha niho urugo rwatangiriye. Yego. Wabaye ukibona umukobwa aho kugira ngo urebeshe y'amaso y'urukundo asinziriye. Umunyarwanda niwe wabivuze ngo urukundo rumeze nk'impumyi ntirubona. Oya, urukundo rurareba, ahubwo rurebesha aya maso twebwe tutarebesha ya y'umubiri. Rwo rubandani ubu ukibona umuntu ukimukunda ukamwiyumvamo utagize ibyo ushingiraho. Rero wa mugabo we, urukundo wakunze umuntu ufite ibyo wabanje gushingiraho, kubera ko uyu mukobwa asutse bino bisuko, ndumva nkunzi ibi bisuko, ukahita umukunda ariko ushingiye ku bisuko. Ibi bisuko nabihambura uyu mukobwa uzamwanga, kuko ibyatumaga umukunda byarangiye. Cyangwa se ibi bisuko ushobora kubihaga bigatuma uhaga. Mwuka w'Imana atangira kumpishurira kwirarindi ku mugabo. Wowe rero mugabo wakunze ugakunda umuntu ufite ibyo ushingiyeho, uyu mukobwa muramenyanye, usanze yarize amashuri menshi ngo azamfasha gukomeza urugendo, reka mushake kubera ko yize, azatumutera imbere. Ubonye umukobwa guciyeho akarazi ikibuno, yego, ni ukubera ko iwabo wenda bamugaburiye nta stress, uhise umushaka ushatse ikibuno. Kandi ntuzi urugo mugiye kubaka niba azahura na stress kigashiraho, cyangwa niba uzamuhata ibiryo byinshi kikabyibuha kigata forume. Yego, uramukunze, ukunze agapokito tete, mbega umukobwa ufite po, kandi muzabana imyaka y'icumi yapo izemo iminkanyari cyangwa ihinduke. Mbega ibintu warebye ukahita wumva ibyo bintu byatuma umugira umugore. Icyo gihe mugabo ntago washatse umugore, ahubwo washatse ibirimbisho by'umugore. Ntago washatse umukobwa, ahubwo washatse ibirimbisho umukobwa. Mwuka w'Imana arambwira ngo nzakubwire mugabo, wariganyirijwe mwirari ry'ibyo urarikiye, urikunda, ariko uyu ushatse ntumukunza, ahubwo ukunze ibyo afite. Kandi ijambo ry'Imana ritubwira ngo yuko urukundo nyarwo ni ugukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ngo gukundisha Imana umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose ni uko ukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda. Rero wowe ntago ari we wakunze nka kwa kundi wikunda. Yego, utarebye ku kibuno ufite cyangwa utarebye ku mashuri wize, ukikunda uri umushomeri ufite n'akazi, ukikunda cyagihe utarize wanize. Urwo rukundo wikunda udafite icyo ushingiyeho nirwo Imana ishaka kuzahereza uwo muzabana. Rero wowe wa mugabo we wagize ikintu bita kwibwa na Satani, ushaka ibirimbisho by'uwo washatse mu kimbo cyo gushaka uwo mumaze kubana. Ubumvisha ubu butumwa yuko byakugendekeye gutyo, cyangwa se umuhanuzi yarinjiye mu rugo rwawe, araza abona urwo rugo nta ruhari, ahubwo igihari ni amashuri yahuye n'andi mashuri, irari ryahuye n'amashuri. Wa mugabo we washatse amabuno yarabyibushye, utangiye kurarikira abafite abateye neza. Yego, washatse face baby, none yatangiye kumera ukuntu, watangiye kureba abafite ama face baby, washatse baby face. Washatse ni byinshi abantu bashaka. Umuhanuzi ageze mu rugo, ahise avuga ko urwo rugo wenda nta ruhari. Yego, nawe uhise wihuta, uhise wumva koko nta ruhari bitewe n'ibyo ubona nawe bidahari koko. Umva amakuru nkuzaniye. Igisubizo si ukuhita wanga uwo mugore mu buryo bufatika, kuko n'ubundi ibyo yahanuye nta byari bihari. Ahubwo niba uri umukristo warakijijwe, yego, hari ibisubizo bibiri wowe mugabo. Wabaze kumenya ko uyu mugore atari we washatse, ahubwo washatse ibirimbisho bimugize. Ibi bisubizo bibiri urahitamo igisubizo, yego, cyawe ku giti cyawe nk'umuntu hataraza iri juru tumaranira mu gakiza. Ariko mbere ya byose ndabanza mpagarare muri aka gakiza duhagazemo, nkubwire yuko mu nzandiko twandikiwe na Pawulo, yego, zatubwiraga intumwa Pawulo, umushumba mwiza uhagarariye abandi bashumba, ko umuntu agomba kwihangana ibimugerageza, namara kwemerwa azahabwa ikamba ry'iki ry'ubugingo. Wageragejwe n'irari ry'uwo wararikiye, uramurarikira uramushaka,
yego icyo ni ikigeragezo winjije cyuko wararikiye ubutunzi ugashaka ubutunzi udashatse umugore ni ikigeragezo cy'irari ry'uburanga wari ufite none uhaza uburanga utangiye kurarikira ibindi ntago igisubizo ari uko uwo mugore wahita umusenda iyo si imico y'umuntu wakiriye Yesu nk'umwami n'umukiza ahubwo wibuke ko wamusezeranyije imbere y'imbaga nyamwinshi n'imbere y'igihugu mu itorero yego mu rugo rw'itorero mu rugo rw'igihugu uri imbere y'amategeko imbere y'ababyeyi bamubyaye yego na cya gihe muri babiri umubwira ko umukunda umuhereza urukundo rumubeshya ariko wazi ko umuhaye urukundo rw'ukuri urwo rukundo wamushutse hari amahirwe wamwambuye ayo mahirwe rero wamwambuye witwaje rwa rukundo rw'ikinyoma wihita ubitesha agaciro kuko dufite Imana irema ibitariho bikagira gute bikabaho ni wizera Kristo mu kumwizera bitewe n'ibyo agutegurira uyu mugore uri kubona ukabona irari ryarahaze Kristo yaza akakuzuza urukundo rumukunda kuko ibidashobokera abana b'abantu ku Mana yacu bigira gute birashoboka mu gihe Kristo utamwizeye gutya ukizera ko bishoboka yuko wazabona urubavu rwawe mu gihe waruriganyijwe oya wikwirwanirira ahubwo emera urukundo rukwinjiremo utegereze gukiranuka uzasohoza ibyo gukiranuka utegereze Imana yatangiye kugira ibyo ikwereka ibintu izabyikorere wibuke ko uyu mugore wamusezeranyije ko muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse none se kumuretse Yesu yagarutse none se urupfu rwaje oya bagabo ba Kristo ndi mu ba Kristo yego ndi mu buzima bwa gikristo bw'ibyo tuba twasezeranye ufite isezerano ry'ababyeyi wabahaye yuko umukunda ufite isezerano ubwe ku giti cye wamuhaye ufite isezerano wamuhereye imbere y'abakirisitu mu rugo aho tubarizwa ufite isezerano wamuhereye imbere mu gihugu cyamubyariye muri mama na papa aya masezerano uko arane yego aragukurikirana niyo mpamvu ugomba kuyahereza Imana ukareka akaba ari izaza kubitesha agaciro mu mbaraga zayo wowe utabigizemo uruhare kuko ibi bintu ntibifashwe nawe gusa bifashwe na mbaga nyamwinshi mu bumana igenda igaragaza mu bantu birashoboka yuko waba waratezutse wowe mugabo tugeze ku mugabo wagize intege nke zo kurekura wararekuye mu buryo butazi bw'ibanga cyangwa se wararekuye mu buryo buzwi yego abantu barabimenya uyu mugabo nkuzaniye ubutumwa bugira buti birashoboka ko waciriweho imanza abantu bakagutera amabuye yasenze umugore yanze umugore baratandukanye ibi ngibi ni urubanza rw'abantu bakurohaho kubera ibyasezeranyijwe n'abantu yego ukanabyemereza imbere yabo ariko we gikurikirana yawe ku giti cyawe nta rubanza ufitanye n'Imana kuko umugayo ufite ni uwo mu bantu ku Mana ariko ku giti cyawe amahitamo yawe yego mu kurema kwawe wowe n'Imana muri babiri kuko umugore iyo umukeneye muri babiri nta wundi muntu uba uhari yego ufite kongera guhitamo neza utongeye gutwarwa n'irari ukazashaka umugore wiyumvishemo ntuzongere satani ntazongere kukuriganyiriza mu irari ry'ibyo urarikiye ntago amashuri ariyo mugore ntago uburanga ari we mugore yego ibyo ni ibisigasirwa ni byiza birakenewe kuko no kwa Adamu Imana imukuramo Eva ntago yamukuyemo Eva ngo nirangiza ihitimo muha yarabanjira murimbisha umugore rero Imana yakugeneye ifite ukuntu yamurimbishije wowe rero byabayeho wo kwiciraho iteka wo kwiciraho imanza yego igihe cyose umugabo yashatse ibigaragiye umugore adashatse umugore imbere y'Imana bagaragara nk'umusore kabe naho waba ufite titire imeze gute waratandukanye nawe mwibanga tutazi abari ku isi kabe naho waba waratandukanye nawe bikagaragara wikwiciraho iteka humura hari Imana igitanga igisubizo izakugira neza nuyemera kwinjirwamo n'urukundo nyakuri urwo rukundo rukurimo rukaguka rugakora Imana izaguha uwawe yakugeneye twagiye no ku bagore nawe mugore rero byakubayeho yego wisanga muri ubu buzima usanga umugabo washatse umugabo wagushatse ntago abagore bashaka barashakwa nkuko twakunze kubivuga use kugiye kumbaza bikomeze urumva reka ibyo turabijyana mu mwanya wacu wowe mugore warashatswe yego ushaka ubwirwa ko ukunzwe ariko ubeshya umugabo ko wamukunze
kandi ahubwo ukunze uwo ari we. Bya bindi wakunze ugeze mu rugo urabibuze, cyangwa igihe kikweretse ko urugo atari ibigaragiye uwagushatse, ahubwo urugo ari umuntu ukomeje urugendo rw'ubuzima, kuko ubuzima burahinduka. Igihe kiguteretse muri wa muntu washatse bya bindi ntukiri kubibona, utangiye kubona ko bitangiye kukugaruka. Wa mugore utangiye kurwana intambara zitoroshye, wa mugabo wenda niwe bihindukiyeho cyangwa bihindukiye kuri wowe, kuko ibintu bigiraho bihindukira, bigira n'uwo byibirinduriraho. Yaba wabigizemo uruhare kwibwa na Satani niwe mugore cyangwa mugabo, ubwo ndi ku mugore, wowe niwe ushatse kubigiramo uruhare, cyangwa umugabo wawe niwe ubigizemo uruhare. Kuko ushobora kuba waramubeshye nawe ukamwibuka mwemerera ko umukunze, kumbe ntumukunze, ahubwo ukurikiye ko ari umuntu ukomeye mu gihugu cyacu, ari umuntu ukomeye mu itorero, cyangwa se hari ibindi bintu bitumye umushaka, kuko abagore benshi bagiye babeshya abagabo ko babemeye, ahubwo bemeye gukomera kwabo. Ejo gukomera kwa cogozwa ugasanga bibaye ibibazo, cyangwa kubera ko urugo rwubakwa n'urukundo, irari ryawe ryamara gushira ry'ibyo urarikiye, umaze kurya, umaze guhaga bya byubahiro no gukomera, ugatangira ugasuzugura umugabo. Kubera iki? Kubaha k'umugore guhishe mu rukundo yahawe nyarwo. Wa mugore wagiye uhura n'ibyo byose, wasanze umugabo koko atari wowe umugore, umugabo wamwiyumvamo, aramwumva, abwirizwa no kumwubaha, kuko umugore yakiriye urukundo rwawe, atakiriye ibigaragiye urukundo uri kumuha. Kuko abagabo, ijambo ry'Imana ritubwira yuko aribo bakunda urukundo bakaruha abagore, abagore nabo bakabahereza icyubahiro cyabo. Rero wowe mugore wisanze urukundo yaguhaye wowe utamushubije rwa rukundo rwe ngo urumwubahira, ahubwo wubashye ibyo afite. Yego, bya bindi afite urabyubashye, umushutse ko ari we uhaye urukundo, kuko hagati y'abakundana bahanana urukundo, ariko umugore agatanga umusaruro wo kubaha umugabo, amugandukira, amucira bugufi, amugandukira muri buriya buryo butatu: kumukunda, abyaza rwa rukundo yamuhaye umusaruro, kumucira bugufi no kumwubaha. Ibyo byose bikaba ari umusaruro agomba gutanga w'urukundo yahawe. Ayo niyo mahame yo mu rugo, ari rwo rwa rukundo rugiye gusaga. Iyo rero yaguhaye ibitari ibyawe we mugore, akaguha urukundo rutari rugukwiye, cyangwa se wowe ukarwakira ntiwemere kurumuha, ahubwo wowe ugakunda ibimugaragiye, kiba ari ikibazo. Wa mugore we wisanze muri uru rugo rero wisanzemo, ntago igisubizo ari ukuhita wihutira gusenya. Ubwo ndi kuba Kristo, ku muntu wemeye kubaka urugo agendeye mu kwihanganira mu buzima bwa gikristo. Ntago igisubizo ari ugutsindwa. Wa mumama we wabuhombye umugabo, wariganyijwe umugabo, ariko Imana igirira neza bose yaguhaye abana. Uru rugo wicayemo abantu turukubonamo tukarukubahiramo nk'umugore washatse. Ni byinshi, ni imigisha myinshi Imana igenda ihereza abashakanye. Ntago solution ari ukuhita wihutira kubivamo ngo ukurikire ujye gushaka rwa rukundo rwawe, kuko urwo ngurwo atari urwawe. Ahubwo urasabwa kwihangana. Niba waramaze kwamburwa ubukobwa uri umugore, basi nta mahirwe y'umugabo wagize, ariko ufite amahirwe y'abana, kuko abagore nibo bakunda abana cyane kuruta abagabo. Urukundo rwinshi rw'abana ruturuka ku bagore, niyo mpamvu abana mbazanye ku mugore. Kuko nibo baba baramenye amaraso menshi, baba baritanze cyane, nubwo urubyaro ruva ku bagabo. Mwe muduhereza abana, ariko urukundo rwinshi nabatumye abo bana baboneka. Neze mbihindureho ikisi, nuko nabyumvishe mu mwuka. Ariko abana ni umugisha, kandi ni umugisha ku babyeyi. Wa mugore we rero wita urwo rugo, basi hereza agaciro Imana. Nubwo butumwa nzaniye abagore, hereza agaciro Imana. Birashoboka ko ufite divorce yo mwibanga, uri kubona umugabo ntawe uhari, affection ntazubona, sibyo? N'ibindi byose abagabo bakunze ntabyo uri kubona. Kuri kote yuko yagushutse urukundo, yakunze ibyo ufite, cyangwa kuri kote yuko we wamubeshye wakira urukundo ariko we nturumuhe. Ku mpande zombi tutitayaho, urwo rugo rwariganyirijwe. Wa mugore we ndagira ngo nkubwire rino jambo: wahombye umugabo, Satani akwiba umugabo, akuriganya umugabo, ariko wikwemera ko akwica ngo narangiza nakurimbura. Yakwibye umugabo, ariko hagarara ku rubyaro rwawe, kuko niwo munezero ufite muri urwo rugo.
ariko no ku bagabo nabo hari abagabo baharanira kubaka ingo kubera abana babo nabo tubagarukeho barahari benshi akavuga ati nta kundi narahombye uyu mugore nzamubana nawe kubera ko twabyaranye bagabo mwubahwe Imana y'amahoro ibaha umugisha aho muherereye hose Imana izaba mwahombye iminezero y'abagore ariko Imana izabaha iminezero y'abana mwanambyeho mu kubaka izo ngo namwe mwabadamu mwe rero muri gushaka kure kuri go zanyu mwibuke ko mwazibyayemo Imana ishobora kubibona ko wariganyijwe umugabo ariko ntago izemera kuriganywa abana yego rero mugore wowe byabayeho ukarekura yego ukisanga wakoze divorce bikamenyekana yego kuko inyinshi ziri mu ibanga wo kwiciraho iteka kubwo bari kugutera amabuye ko wakoze amahano mu itorero rya Kristo muri rusange kuko hari ibyemejwe yuko muzatandukanwa n'urupfu cyangwa Yesu agarutse niba n'iryo sezerano ntaryo ufite wararekuye ntaryo ufite ariko muri babiri hari ibyo mwasezeranye ibyo rero mwasezeranye warabirekuye ugomba guhura n'ingaruka z'amasezerano abagutera amabuye bakagutera amabuye y'amagambo ariko ayo magambo yego uzahura n'umubabaro w'ayo magambo ariko komeza ukurikira ibyishimo byawe waharaniye ariko utabikurikira n'ubundi wongera kurarikira cyangwa kurarikirwa abagabo bo kuzagushukisha kuri mwiza ngo nawe ubakurikire yego abagabo bo kugushukisha power yuko uhagaze ngo ubakurikire yego ahubwo ukurikira uwakwiyumvishemo adafite icyo ashingiraho mugabo uzaza akakubwira ko yakunze uko uteye nawe ugakurikira ngo nteye neza ngiye gushaka oya ibyo sibyo ni ryarari n'ubundi rigishaka kongera kukwiba ahubwo muri ayo mu mahirwe ya kabiri Imana itanga kurikirana uburenganzira bwawe usenga Imana izaguha uzakwiyumvamo adafite icyo ashingiyeho rero kubo byabayeho ntuzaniye ubutumwa bukubwira ngo wo kwiciraho iteka ku nyungu n'umunezero wawe bwite mu mutima wawe nta wundi muntu uhari wireba ku by'abantu bareba ngo ukomeze ukurikire urugo wubakira mu bantu ahubwo haranira andi mahirwe yawe yego ndavuga abo byabayeho ntantwara ngo naje gusenya ingo abo byabayeho ubwabo bakabigiramo uruhare bagasenya ndakugira inama ngo wikwiciraho iteka ko byarangiye ugihumeka byose birashoboka igihe Imana itaraguha uvamo nk'urubavu imyaka yose waba ufite Yesu aracyakora sibyo ku giti cyawe wikwemera kwibwa ngo bibizotaye ngo biba ayo mashuri bibiyo pawe Imana yaguhaye oya ahubwo reka uwawe azaza uzagukunda adafite icyo ashingiye Imana yo mu ijuru abana mu bo byabayeho b'abagore kuko nibo bakunda kwiheba yego akavuga ngo byandangiriyeho ariko ndagira ngo nkubwire ngo Yesu aracyakora Yesu we wowe uribona nk'umugore bambuye uburanga batesheje agaciro ubwiza bwawe wowe uribona nk'umugore wabyaye bitakunda wowe uribona nk'uwo batereye indi wabo ukabyarira iwanyu wowe uribona nk'uwabanye n'umugabo akaguta akagusenda bikagenda uko kose ariko uko wibona nuko abantu bakubona ntago ariko Kristo akubona Kristo arakubona mu yindi shusho wowe utazi akirihishurirwa rikubwira ngo niba uhamanya n'umutima wawe kutigeze ubona umuntu kwiyumvamo umugabo wa mbere ndihuse cyane yaraje ashaka amataye uwo bigenda uko nguko ndikumva hari abantu ndi kuvugana nabo muri kano kanya uwa kabiri araza ashaka amashuri nawe bigenda uko umva wa mumama we ndagira ngo nkubwire ngo wowe uri kubona ko byarangiye n'abantu barabona ko byarangiye ariko Kristo aracyakora gusa ndagira ngo nkubwire ngo nkuzaniye ubutumwa bugira ngo ukuzizera Yesu nikazabana nawe numwizera nka Kristo ubasha gukona azagukona upfuko nguko numwizera nka Kristo utabara yego azagutabara atitaye ko bagusenza ubyaye 2 3 4 5 azagutabara atitaye ku myaka ufite ugirira neza abafite 21 niwe wakugirira neza ugeze muri za 30 40 Yesu aracyakora ahubwo banza wowe wumve kwizera umwizera muko kungana ndi kuvugana n'abamama nibo bakunda kwitakariza icyizere cyane
kandi ndi kumva hari abagore Imana ishaka kugirira neza wagiye uriganwa isi iri kukwereka yuko wabaye iciro ry'imigani umugabo wa mbere byanze uwa kabiri byanze uwa gatatu byanze uri igicibwa oya uri igicibwa mu bantu ariko ku Mana ntago uraba igicibwa ndi kumva hari umugore turi kuvugana uri bumare kumva ibi ngibi akareka kwiyumva uko nguko yitesha agaciro Imana ikamuzanira uzamukunda adafite icyo ashingiyeho ijuru rye ryo mu isaka ryakira ukimara kumva ibi akira imbaraga zo kwizera wakira igitangaza cyawe Yesu ntagira ibyo arebaho abantu bagira ibyo bashingiraho ariko Yesu yaje gutabara ntagira icyo ashingiraho ugira uburyo umwizera ndi kubona Yesu agutabaye ndi kukubona muri iri hishurirwa rya rusange wa mumama we ahari nazanye buno butumwa kugira ngo nanjye unkureho umugisha wo kugira ngo utabarwe imyaka usigaje uyisigaje mu kububana n'umugabo ariko nukomeza kwanga mbonye upfa nyuma y'umwaka umwe akira umugabo ubashe kubaho ubashe kurama abamama ndi kumva hari uburyo bagiye kunyumva bari muri iki cyiciro wirebe ukumeze wirebe uburyo wishwe ahubwo garura amahirwe yawe satani yakuriganyije mwambura uyu munyago twihuse twageze kubamaze kwemera kuba inkone bakumva ko batazashaka umuntu wese two kumuciraho iteka ngeze mu bantu yego hari uburyo abantu bubatse imyumvire yabo mu rushako iyo myumvire akumva yayitwazamo igitugu n'abandi wahisemo gusenya mu ibanga ariko ubihisha abantu wubaka urugo rwo mu bantu umaze kubaka urugo rwo mu bantu abibohoye bakumva ko iryo senya ryo mu ibanga batarishobora wababereye inzitizi wirirwa ubacira imanza menya ibyawe iby'abandi ubireke amahitamo yawe siyo yundi umuntu wese afite uko abaho ku isi nibwo butumwa nzaniye rubanda mu ngo z'abandi yego wowe warashenye usenya ku mugaragaro amahitamo yawe akwereka ko nta wundi mugore uzigera ushaka ayo mahitamo yawe urimo urayatwazamo igitugu mu bandi kumva ko iteka wicireho bitewe nuko wizera Kristo wabishyira no mu bandi umuntu wese avuka ukwe yaremwe ukwe kandi ari mu mugambi w'Imana ukwe wifata ibyawe ngo ushake kubyemeza n'abandi wumve ko ariko bazabaho umuntu wese afite urugendo rwe mu isi yaba bakomereye mu kwihanganira mu ngo bicayemo yego bakumva ko bazubaka ingo zihisha abantu bakagumaho ni mukomeze Yesu ari kumwe namwe bitewe nuko mwamwizeye yego ayo niyo mahitamo yanyu nukuri ntimwicira imanza haleluya yego namwe mwagize intege nkeya bikarangira mwumvisha ibyo mutabishobora izo ngo zo mwibanga mukavuga ati nibashake bazanseke nubundi sinshaka urugo rwo mu bantu ndashaka urugo rwanjye ku giti cyanjye ngiye ibyo kuvuga ngo nzubahisha Yesu mu bantu ngewe mbabara sinabivamo yego ndigendeye umugabo akagenda cyangwa umugore akagenda muririrwa ubwo narenze umugore ku giti cye nageze ku ruhare rwa buri muntu ku giti cye kubwo kubohera abantu muri rusange abantu bakabatwa n'ibyo warangiza wamara gusohoka ukareba abana wabyaye ukumva nta wundi mugabo wazana muri abo bana cyangwa nta wundi mugore wazana mu bana nuko wizeye Yesu wibyumvisha abandi kuko hari ubundi buryo Yesu azabanamo n'uwemeye kuzana abana umugabo mu bana cyangwa umugore mu bana Yesu ntagira umupaka w'abamwizeye abamwizereye mu rupfa abana n'abakabazura abamwizereye mu buzima akabana n'abakabazura ahantu umuntu wese yizereye Yesu apfa kuba yakoze ibyo gukiranuka akanyura mu irembo bita gukiranuka Yesu araza akabana nawe nta mupaka wo gukiranuka umuntu yagira intege nke muri divorce yego ariko ejo yahura n'undi akaba umunyembaraga mureke guca iteka ntago ijuru ari ry'abihanganiye kudakora divorce nta n'ubwo ijuru yego ari ry'abagizwe inkone basohotse mu ngo bamara gusohoka mu nzu bakigira inkone nk'uko intumwa Pawulo bivuga ijuru ni iry'umuntu ku giti cye nta mugore n'umugabo nta n'undi muntu uhari ijuru nta n'umwana uhari urakoze rata ijuru umuntu azarijyamo ku giti cye ibi dutunze byasigaye abana basigaye abagabo basigaye ijuru ni ry'umuntu ku giti cye rata ndagira ngo nkubwire we wirirwa uca imanza we wemeye kunamba muri urwo rugo we wasohotse ukumva yuko nta wundi mugabo uzashaka nta wundi mugore uzashaka wikururira abandi muri ibyo ngo niko gukiranuka oya aho intege nke zawe ziri hose aho ugeze Yesu akeneye ko umukiranuka
gukiranukira. Haleluya. Waba waragize intege nke ugasohoka, aho wasohokeye hamagara Yesu araza guheremo gukiranuka ukizwe. Ubu dufite abantu, haleluya, ubu ngeze mu kindi cyiciro mbere yo kugaruka mu basore n'abakobwa. Hari abantu biyemeje kubaka ingo zo mu ibanga, ngo bari kwereka itorero ko batabivamo, ngo bari kwereka igihugu ko batabivamo, ariko Kristo baramujugunye mu kwirirwa basambana n'abandi bagore. Hari abagore banambye muri izo ngo bari kwereka itorero n'igihugu n'ababagose yuko ingo bazirimo, ariko Kristo baramujugunye mu guca abagabo babinyuma. Ugasanga umugore urugo yararushenye, yajya mu ibanga we n'uwo bashakanye akabanza agakurura abandi. Oya, aho uri mu byo wihanganiye, Kristo ntaboneka mu bwinshi bw'abakugose. Ngo itorero ngo nzakizwa mu itorero, ngo ariko mu mutima bizagenda gutya. Wa mugabo we, wa mugore we, Kristo agukeneye n'umutima wawe. Ukisanga muri divorce umugabo yarakwanze, ukisanga muri divorce umugore byaragenze uko. Yego, witubeshya twe si twe tuzaguha ijuru. Ijuru ukeneye ni ry'abapasiteri bakuyoboye, ijuru ukeneye ni ry'abakristo musengana. Icyubahiro Yesu we, hari n'ababikora bishakira icyubahiro nta juru. Reka twigire mu ijuru. Yego, turi mu ijuru ubu ngubu. Wibeshya Imana, ahubwo uri kwishuka ubwawe. Ibyo wanambyemo, ikintu Kristo agushaka muri ibyo wanambyemo. Yego, divorce yarabaye mu ibanga, ariko Kristo aragusaba kwihangana wica uwo mwasezeranye inyuma mu isi y'umwuka. Uri guca umugore wawe inyuma, uri guca umugabo wawe inyuma, kandi twebwe uratwereka ko ibintu bihari. Twe si twe tuzaguhuza n'Imana, twe si twe tuzaguhuza na Kristo, twe si twe tuzaguha ijuru. Wumvisha inyigisho zikubwira ngo iyo ukoze divorce ngo nta juru ubona. Urimo uratubeshya ko ujya mu ijuru kandi divorce warayikoze. Ntago Imana ikurikirana divorce wakoze irebwa n'aya amaso yumva, irebwa n'uyu mubiri. Imana ikurikirana divorce y'umutima. Imana ikurikirana isezerano ry'umutima. Iryo ni ryo sezerano ireba, kuko umutima niwe uzabona Imana. Aya masezerano dusezeranira mu mubiri, Imana yemera yaza agahamanya n'umutima. Ariko iyo adahamanya n'umutima, ayo masezerano ntahari. Bishatse kuvuga ngo amasezerano mwasezeranye mubeshya abapasiteri, mubeshya igihugu, ntago Imana mwayibeshye. Niyo mugiye gutandukana, Imana ntibibamo. Ibintu Imana itigeze ibamo. Imana itura mu mutima, igaseruka mu kunezeza umubiri. Niba warayibeshye mu mutima, umubiri wawe ukaba uri kubabazwa, twebwe uratubeshya nibyo, ariko yo ntuzayibeshya. Nje kuguha amakuru akubwira ko ijuru ujyamo, yego, ntago ari ijuru ry'abanambye mu masezerano adahari. Ni ijuru ry'abahagaze mu kuri no kwera kw'Imana gukiranuka. Yego, turakomeza tugere ku bantu basohotse. Warasohotse uri mwipfunwe cyangwa se uri mu mahame y'amahitamo yawe, urimo uratwemeza ko ari ijuru riri. Oya, ijuru ntiriri mu kwigira inkone nabyo utabishoboye. Urimo uratubwira ko utazashaka unambye ku bana, kandi urajya kuryama ukikinisha ukaryamana n'abadayimoni. Nta juru uzabona. Imana ikeneye umutima, ntikeneye umubiri. Urimo uratubeshya ngo urimo urarera abana ngo ngiye sinashaka. Ntago twe tuzaguha ijuru. Yego, warangiza ukirirwa uheheta ugusha abandi bagabo bari mu ngo zabo. Kubera iki? Wanze kwakira umugabo ngo akumarirari, ariko uririrwa usenya ingo z'abandi, ugaragaza amabuno, ugaragaza amasura. Uri igikoresho ntaho utaniye. Afazari uzagenda ujye ku muhanda ucuruze, kuko uri igicuruzo cy'abadayimoni mu isi y'umwuka. Ngo ngiye sinashaka, ngo nza n'umugabo mu bana banjye, ngo reka. Kandi wirirwa usenya ingo z'abandi. Kubera iki? Ukeneye umugabo ariko waramwanze. Ahubwo urimo uratwara abagabo b'abandi. Nta juru uzabona. Ijuru ntiriri muri divorce, ijuru ntiriri mu kwihagararaho utubeshya. Ijuru riri mu mutima wawe, ibyo ngibyo ukora. Kubera
kubera ko umubiri wawe ukeneye umugabo, dayimoni araza akinjira mu mabuno, ukirirwa uyereka abagabo. Yego, kubera iki? Umubiri wakweretse ko ukeneye umugabo. Uririrwa ureshya abagabo b'abandi uko nguko mubigenza, kubera iki? Umubiri wakweretse ko ukeneye umugabo, wihagazeho muri twebwe, kandi umubiri ukeneye umugabo. Warangiza ukajya gusenya ingo z'abandi, ukirirwa ugusha abasore b'abandi bateza amarari. Nta juru ntarihari. Ijuru ni iry'umuntu ku giti cye. Yego. Twagiye. Haleluya. Amen. Twakomeje. Mama sha urabitwara mu minota isigaye itari myinshi, urabyihutisha wenda dukoresha nk'ita. Oya nta kibazo. Twageze noneho mu basore n'abakobwa. Imana yarambwiye ngo wa musore we, ugeze igihe cyo gushaka. Haleluya. Amen. Wa mukobwa we ugeze igihe cyo gushakwa. Aha ngaha hari iminota mikeya nubwo ariho urugo ruhishe. Umva wa musore we, igihe cyose uzabona umukobwa ukamukunda urebye iby'ayo maso yawe abona, utabanje kumwiyumva mutarabona iby'amaso abona, uzamenye ngo ushakiye mwirari. Urasabwa kuzagenda ukihangana, cyangwa kwihangana kwarangira nawe ukaraswa nk'uko abandi barashwe. Ariko icyo ni ikimenyetso, n'ubutumwa nkuzaniye. Igihe cyose uzakunda umuntu ufite ibyo washingiyeho, iryo nirari rikuyoboye, ngaho genda wubaka urugo rw'irari, ariko uzanihanganira iby'iryo rari ryawe. Nunateza ukuzamenye ko ari we wabyikururiye. Twageze ku bakobwa. Bakobwa murimo murashaka abagabo kandi ari mwe mwagashatswe. Mwuka w'Imana yarambwiye ngo nzababwire ngo nta mukobwa ushaka arashakwa. Uririrwa umuri ku buranga, uririrwa umurika kuvuka ahantu heza, uririrwa wigaragaza uko kuntu kose ugaragaza, uwo mugabo ntago ayo mataye wirirwa umwereka. Ntago azahora ameze gutyo, nanahora ameze gutyo, irari rirarangira. Ahubwo Imana yambwiye kukubwira, yarambwiye ngo genda urimbisha umutima wawe, kuko niwe uzaguhesha uwo muzabana. Uyu muzabana ikizamukubwira mukobwa, ni umugabo uzagukunda adafite icyo ashingiyeho. Ariko uyu mugabo uzaza akakubwira ati nabonye ikibuno cyawe numva nakugira umugore, uzamenye ko harongowe ikibuno atari wowe urongowe. Ugenda uharanire kurinda aya mabuno yawe atazata forume, ariko umunsi yazaba yataye forume bazakwanga. Wa mukobwa we rero nkuzaniye ubutumwa bugira uti, reka gushaka kwemerera umugabo kubera ko yakweretse ibigaragiye wowe ufite, ahubwo wemerera umugabo ugukunda adafite ikintu na kimwe ashingiyeho. Uwo ni wo mugabo Imana yakugeneye. Niba ataraza, tegereza uwawe arahari, abandi bari kukubeshya. Ariko namwe mwabakobwa mwe mwamaze guhitamo ko bazarongora ayo mabuno yanyu mwirirwa munahaha. Yego, ngo kugira ngo mubone abagabo, abandi mukitera za makeup ngo mubone abagabo. Ntacyo bazashaka iyo makeup, uzagenda uhora uyitera, ariko nitakaza agaciro umenye ko irari rirangira. Ibyo uzahitamo nugerayo irari rikarangira, bitewe n'ibyo wamweretse ushaka kumwereka ko ashaka. Byarangiza amanda urugo rwawe rugasenyuka. Uzamenye ko ari we wabyikururiye. Umva amakuru nkuzaniye, ni amakuru agira ati uzaza kurambagiza ukabasha kumenya ko yagukunze adafite icyo ashingiyeho. Abagabo bagira ikinyoma cyinshi, ariko hamwe no kwegera Yesu ugasenga, naho yagushuka akakubwira ko yakubonye akabyiyumvamo, wenda yumvisha ubu butumwa, cyangwa Mwuka Wera afite uburyo yamusanze mu bandi batangaza ubutumwa, yarangiza akaza akakubeshya. Umva nkubwire, Imana yo mu ijuru mu by'abakobwa bamurika mu muntu w'imbere, yaguhaye ubwenge n'ubuhanga n'ubushishozi, urabufite buzakwereka ko uyu muntu atagukunze, ahubwo yakunze ibikugize. Uzagire kumubwiza ukuri no kumwiyereka, nta hantu muhishe. Umwereke uwo uri we, wimuhisha ko udateye neza ngo ujye kugura amabuno, wimuhisha face yawe. Bakobwa umva ubutumwa mbazaniye, igihe cyawe cyo gushaka nikigera, ntugashakishe ibiguha ubundi buranga, ahubwo mwiyereka ukuri. Ukuri, niba warize cyangwa utarize, niba ufite taye cyangwa ntazo ugira, niba uri igikara cyangwa uri inzobe, niba uri muremure cyangwa uri mugufi, niba uvuka heza cyangwa habi, umwiyereke. Niba aje afite ibyo ararikiye inshuti yanjye, uzahita ubibona mu bwenge Imana yaguhaye. Oya, wikwihisha ukuri,
uyu musore wagukunze mwereke ukuri niko kuzatuma akomeza kumva kagushaka, ariko nubona hari uburyo umwiyeretse ukabona yagabanyije urukundo, hunga iruka, nta rugo ruhari ahubwo ugiye kuruha. Ubutumwa burarangiye. Rero nkasoza ubutumwa mvuga ku bintu amatwi menshi azumva agacura injereri, wenda muzanyanga, kandi ibyo ngibyo nanjye ndi umwe mu bantu babibonye ndabyishimira. Izo fete zimwe hari nizo nagiyemo, ariko cyangwa se hari n'abakozi b'Imana babikoreye barabinezererwa, kugira ngo Imana inyereke uburyo irari rifite izindi mbaraga. Yarabanjira reka nanjye ndabikorerwa, kandi mbikorerwa atari cyo gihe cyo kubikorerwa. Ndasoza ubu butumwa. Rero kugira ngo Imana inyereke ko ibyije kumpishurira ari ibiryoheye uyu mubiri cyane, ari ibintu biryoshye, yarabanje nangira hanyuza kugira ngo mbanze mbyumve. Kandi nababwiye yuko nanjye ndi mu bantu batashye ayo mafete n'ubu ngubu, kugira ngo ubutumwa mbusohore. Mpuye n'umuntu arabyina aranezerwa, arambwira ati mama chance, Imana yasohoje isezerano, bantereye ivi bantereye ivi mu bintu yaserebuye, ashimira Imana, yashimiye Imana ko bamutereye ivi. Ariko ubutumwa mbazaniye burasharira, kandi twabonye biva mu ivi. Abari bubwumve ndababwira kuri kote ebyiri uzihitiremo, kuko Yesu mu ntege nke arahari no mu mbaraga naharahari. Abamwizeye mu mbaraga ziri hejuru n'abamwizeye mu ntege nkeya, Yesu hose arakora. Yego. Ndabanza mvuge kuri kino kintu ho gatoya. Yesu yageraga ku murwayi, yagera ku murwayi akahita akora igitangaza ako kanya. Abantu baramumenyera bakajya bavuga ngo impamvu ngo biriya bitangaza byemeye n'ubundi byari bukoreke. Yesu arabareba, yari afite ihishurirwa rirerire, arangije aravuga ati ngenda ndabona abantu mu isi bamenyereye kandi misiyo yanjye irakomeje. Arangije yakoze ikintu kimwe, yiyerekanira ku nshuti ye. Byarashobokaga ko na Lazaro yari burwara akahita ajya gutabara, ariko aravuga ati kugira ngo mudakomeza kumenyera, nta nubwo ibi nzabikora ku muntu wigendera, ahubwo nzabikorera ku nshuti yanjye Lazaro, irwara igere no ku rwego no gupfa inanuke, n'abantu bibagirwe ko Lazaro agihari. Aho niho nzaberekera yuko imbaraga yanjye ikora bikemera, ikanakora no mu gihe bitari kwemera. Arangije kugira ngo yereke abantu ko atamenyerwa, Yesu uburyo bwose umushatse muramubona. Reka mbabwire barokore ntaravuga ibi, abarokore tumenyereye Imana mu buryo bugeze ku rwego rw'uko ibintu byumva, wazana nawe ukabitwumvisha. Yego, twarenze urwego rwumvira Mwuka Wera, ahubwo turi kuyoboresha Mwuka Wera imyumvire yacu. Wikumva ko aho wagize imbaraga nanjye ariho nzagira imbaraga. Hari igihe Kristo nzamubona napfuye, we waramubonye bikemera. Hari igihe Kristo nzamubona barantereye iryo vi, yego, undi akamubona bataramuterera ivi. Rero two guca imanza numara kumva buno butumwa ngo utangire urebe ngo yewe ngo na pasiteri ngo bararimutereye, ngo na wa muhanuzi ngo bararimutereye, ngo byagenze gutya. Reka mbibanze imbere utarumva iby'Imana yampishuriye kugutera kwivi. Nibashake bararitereye mama pasiteri, nibashake bararitereye pasiteri ari we wariteye, nirishake ribe ryaraterewe umuhanuzi cyangwa ari umuhanuzi wariteye, ivi aho ryatewe hose reka guca imanza, ahubwo twumva aya makuru ushoboye kuyagenderamo. Imana izaguha umugisha, warashobojwe. Abo bizananira nabo ntuzabacira imanza, muri iyi si nta muhanga w'urugendo. Yego. Nihuse nari ndwaye icyo gihe, Imana irambwira ngo mwana wanjye ngiye kuguha keya, ngo kandi keya ndaziguhera mu bagiye kuza. Icyo gihe nta mugore wangezeho. Yego, nagezweho n'igitsina gabo, bari abasore. Tumva ngo ni abagabo kagira ngo ni umugabo w'abandi wantereye ivi. Bari abasore banyihera keya mu rukundo rw'abana b'Imana. Umusore umwe biramurenga ahita atera ivi. Ateye ivi, abandi basore bari baraho ngaho baramwara, kuko bari bazi ko ngiye mama chance atakantereye iki ivi. Noneho ngiye ndisekera, mbona ni ibintu bitabaho, mbona ni ibintu birenze.
yego ndumirwa ndatangara isoni zirananyica ariko tubirangiriza aho ngaho tubifata nk'ibintu bya burage mwuka w'Imana aranyongora arambwira ngo ninjye ubyemeye kuko hari ibyo nshaka kuguhishurira murabizi bakozi banjye bimwe mwigisha mba narabacishije mu masomo yabyo birarangira ntihaciye kabiri hari umuntu wambonye kuri iyi mihanda yanyu izi mbuga nkoranyambaga akajya yanyandikira nkamwihorera kuko numvaga ataje gushaka ubuntu bw'Imana bumuhesha kubaho mu muntu w'imbere ahubwo numvaga akurikiwe n'ikintu kimeze nk'imbaraga z'irari yego yari akurikiwe n'irari aratangira azana ibintu by'imitereto n'imitoma bya bindi nyine bagira noneho nsa nk'umuntu mwirengagije ariko irari mu gikari iyo ngiyo aho namwimiye umwanya rimumereye nabi muri waragambirira tumunsi nzakubita amaso mama Shansi nzamuterera ivi mutavugana ntago twavuganaga urumva yaranyandikiraga bitewe n'ibyo mbona arimo nkabona nta musaruro wo kuvugana nawe uhari yego ntago mbizi hari n'uwaza gutyo nkamwumva nkamutega amatwi utagira ngo abaje gutyo ndabirengagiza hari n'uwo mwanya tukavugana yego ariko we sinzi impamvu byabayeho ko umwanya nkumuburira ahari Imana yagiraga ngo atazatobora kanabimbwira ati nyamara bizagenda uko nanjye naratunguwe mu by'ukuri umunsi umwe nigiriye hariya mu mujyi muri gahunda zanjye ngiye kubona mbona umuntu ntanazi ntarabona ariko we ngo yaranzi kuri iyi mihanda mbona ateye ivida mu gutera ivi ntago navuze mu izina rya Yesu ari mama Shansi urivuze ahubwo numvisha uri muri njye ari uri gucyaha noneho nkumva ari gucyaha muri njye mvuga ngo mu izina rya Yesu mu izina rya Yesu nkumva sinjye uri kuvuga hari uburyo uvuga mu izina rya Yesu kumva ni wowe uri kuvuga hari n'uburyo bivuga ukumva hari uri muri wowe uri kubivuga yego yahise ahaguruka n'ikimwaro ariko numva nanjye ngize isoni yego kuko aho twari turi ndabizi abantu baho harimo abanzi ariko ijwi rivugana nanjye ngo humura ngaragaza ibyo ibigaragara n'ibyo mba nagaragaje ibyo ntagaragaje ubwo nta n'ibihari yego ubwo ngubwo icyaje kubaho yarahagurutse noneho nge ngira isoni urumva mvuga ni Imana we ntibadukameye ntibiki urabizi nyine abantu ikoranabuhanga utuntu twose usanga badufata ubwo batera ivi nyine haba hari abantu bahita bafata urabyumva ako ndashimira Imana n'ababibonye byarangira babifata nka burage nyine tubihindura burage mwuka w'Imana njyana muri etage hejuru n'ahantu hariya mu mujyi arambwira ngo ihute ngira ibyo nguhishurira nahise mbona yahise anyereka ibibera ikuzimu anyereka umudayimoni ukomeye cyane ni umudayimoni wamanukanye na Satani akorera mu mbaraga za kimarayika bamarayika b'umwijima bamanukanye na Satani yamanukanye na Satani uwo mudayimoni misiyo ye ikuzimu hano ku isi ni ukwambura abagabo agaciro ni uguhindura abagabo abagore abahanyanyaza kuba abagabo akabambura agaciro niyo misiyo afite kandi uyu mudayimoni kuko azi ko umugabo afite ubutware umugore akagira ububasha umugabo ni umutware umugore akaba umufasha yego mwuka w'Imana arangije arambwira ngo umugore namuhaye ububasha umugabo muha ubutware uyu mudayimoni amunyereka nabirebaga nka televiziyo pawa afite mu kwambura abagabo agaciro k'ubutware akabagira abafasha abagore akabagira abatware mbona afite pawa n'amaranka ni umudayimoni ukomeye ikuzimu cyane niyo mpamvu kuvuga ibi bishobora kumvwa n'abantu bake ubwo ndavuga umugeni nyine bumwe abakwe bakaba benshi ariko ntacyo wakoze iby'Imana ishaka uyu mudayimoni rero akaba muri iyi myaka turimo yo gusoza urugendo rwo kurangira ku isi muri cya gihe tuzi neza ko turi mu bimenyetso Kristo agiye kugaruka uyu mudayimoni ari gukorera mu kintu biti bigezweho ari kugendana n'ikintu cyitwa ibigezweho kabiri ari kugendera mu kintu cyitwa icyubahiro gihagazemo cyane ikindi cya gatatu ahagazemo ni umuvuduko w'ubutunzi ahagaze mu muvuduko w'ubutunzi ariko cyane cyane intego ye ni ukwambura abagabo ubutware mara kubona uyu mudayimoni iyo mikoranire ye yose mwuka w'Imana yahise ambwira ibi nihuse arambwira ngo uzagenda umbwirira abagabo n'abasore abitwa abagabo bakiri abasore bariganyijwe haleluya
muri haleluya no muri amena harimo kunesha ndikumva hari bikumvangira yego ni ukuvuga ngo Imana iguha umugisha Adriye fasha kurwanura urugamba yego noneho mwuka w'Imana arambwira ngo uyu mudayimoni ugendana n'ibigezweho yazanye ikintu cyitwa ibigezweho ubu nta mukobwa upfa kwemera umusore hatabaye ikimenyetso bita gutera ivi anyereka kiriya kimenyetso cyo gutera ivi icyo bivuga hariya chini ni ikimenyetso kigaragaza ko wambuye ubutware uhawe ubufasha ibi bintu bikunda kwataka 90% ndi mwihishurirwa ry'ibyo nabonaga ndi gusohora bikunda kwataka 90% abantu bagiye kubaka ingo zirari umugabo wakunze ukuteye arimo arashaka kukugeza hariya mu buriri imbaraga zo kuguterera ivi ngo agufatishe ziba nyinshi cyane umugabo wararikiye yuko uri umukobwa w'igitangaza agomba kuhita gutwara abandi bataragutwara yego yuzuzwamo n'imbaraga zo gutera ivi umukobwa rero nawe wamaze kuyoborwa no gushakirwa mu irari yego abenshi niba usanga mu gushaka gutererwa ivi cyane noneho imbaraga z'irivi rero uburyo ryagutse na babandi babonye bakabiyumvamo babandi bagiriwe umugisha wo kubona abagabo babakunze n'abagore bakunzwe mbega kubera ko ibi bintu bifite izindi mbaraga kubera ko ari ibigezweho nabo bari mu bimenyetso ngo Mana nzemera ko ari we wamuzanye ari uko yantereye ivi mbazaniye amakuru agira ati kuriya gutera ivi ni ikimenyetso cyo kurekura ubutware ukemera kuba inganzwa ukemera kuba umufasha rero mwuka w'Imana yarambwiye ngo ukimara gusohora irihishurirwa uzabwire ababiharaye n'ababikunze n'ababishaka ikibazo ko atari ugutererwa ivi ikibazo ari ibyo wakiriye mu mutima niba guterera ivi ni ikimenyetso ibyo ni byiza ariko uzasenye ko umugabo wawe yazaba umufasha ukaba umutware ugenda uharanire kurwanya imbaraga za kino kimenyetso kuko imbaraga zihishe muri kino kimenyetso ni uko umugabo aba inganzwa umugore akaba umutware umugabo akaba umufasha rero ikibazo si ugutera ivi kuko iyo apfukamye kuriya ririya biba bivuga ngo nemeye kuba umugore wowe ukaba umugabo noneho kuriya guhagarara ririya vashinze aba yirwanaho nko kuvuga ngo nubwo ntanzi ibi byari ibyanjye ariko nta kundi yabigenza ngo ahagarare yego ntago none se uburi umugore niwe wakaritereye umugabo kugira ngo wenda avuge ko umugabo ari we mugabo we yemeye kuba umugore kubigendanye kiriya ni ikimenyetso cyakozwe kugira ngo Satani abone uburyo yigarurira zango ariko ikibazo si ugutera ivi ahubwo ikibazo ni ibiherekeje ryavi ariko iyo umaze gukora kiriya kimenyetso hari imbaraga ziguherekeza zo kuguhindura umufasha umugore akaba umutware ikindi bagabo mwabwiwe yuko ngo kugira ngo wubake urugo cyangwa se basore mwabitse imyumvire ngo nuko wemera ukaba inganzwa mugabo wemeye kuba inganzwa rero umenye ko urimo urariganwa umunezero wawe kandi ibyo bizagushorera bikwambura ubugingo buhoraho ari ryo juru tuzabona n'ijuru ryo mu isi rero mu kwemera kuba inganzwa nta juru rihari ahubwo hari ikuzimu ukwemera kuba umufasha mugabo umugore akaba umutware aho nta juru ry'Imana rihari mu isi ahubwo hari ikuzimu Imana y'amahoro ibaha umugisha ubutumwa bwari ubwo ngubwo ibisigaye abakunda kunkubitisha gusoma ijambo ry'Imana cyane ngo ubuhanuzi bugenzuzwa ngo ijambo ry'Imana mu nzandiko Paulo yandikiye itorero ry'Imana cyane cyane abikorinto uzagenda usome ziriya nzandiko z'abikorinto yego yagiye atanga amakuru y'ihumure yego avuga ngo mwihangane bashoboye kwihangana ni mwihangane mukizwe mureke kubeshya isi ngo mwarihanganye kandi mu mitima yanyu mwaraguye ariko Kristo nawe yaje abivugaho mu butumwa bwiza yandikiye Matayo ngewe reka bariho nivugira kuko ndahakunda cyane Kristo yatanze umudendezo ariko intumwa Paulo yabwiraga abantu ko bagomba
yego kwihangana ni byiza ubishoboye ugakizwa, ariko hari abemeye uko kwihangana bakugwamo, ariko Kristo yatanze umudendezo yego aravuga ngo hariho hose nabana nawe yego mu butumwa bwiza bwanditswe na Matayo ibice 9 umurongo wa 3 kugera kuri 12 Kristo aho ngaho uhasomye wahasanga umudendezo kuri bene babandi bananiwe yego yavuze yuko nabari kumwe namwe icyo ashaka ari agakiza ko mu mutima adashaka agakiza ko mu bantu. Imana ibaha umugisha. Igisigaye ubu ndasojeje ku mahame n'amabwiriza n'amategeko yo kuvuga iby'urushako muri uyu mwenda. Nugira aho mbona nambaye undi mwenda, nugira aho wumva mbivuga niyambariye uko mbyumva cyangwa ukabona nasubiye muri uyu mwenda, ndakwingize ntuzancira imanza. Nuko bimeze ubu ndasojeje ubutumwa muri mwendo. Ibisigaye dusenga, wenda tuzakora ikiganiro kindi cy'ibibazo, ariko nyemerere ngende kimwe nkibajije cyo ko hari abantu batererana ivi ugasanga babanye neza kandi umugabo yaratereye ivi umugore, ariko ugasanga n'ubundi umugore aramwubaha nk'umugabo bakabana neza. Wenda umuntu ashaka kubyibazaho harimo n'uwo nguwo wariteye akaba bizi neza ko ari umugabo, n'umugore akaba bizi ko ari umugore, bakaba bafite n'amahoro mu rugo. Icyo nicyo wasubiza ubundi. Ubu butumwa ahanini bwaziye abakristo bari gusenga bavuga ngo nzemera kuri mugabo ari we wamumpaye ari uko antereye ivi. Ntago icyo ari cyo kimenyetso cyemeza ko yagukunze mukobwa. Ngira ngo natangiye mvuga ngo ikizakwemeza ko agukunda koko nuko uzamwiyereka ukuri kose, ntago ari ukuguterera ivi. Rero kiriya kimenyetso kuba natangaje amakuru ko ari ikimenyetso cyakorewe ikuzimu nk'ikimenyetso cyambura abagabo ubutware, ntago nyamukuru cyambura abagabo ubutware, ahubwo icyambura abagabo ubutware ni wowe wemeye kwakira kwamburwa n'umugore wemeye kwiyumvamo kubukwambura. Bishatse kuvuga ngo bashobora kuguterera ivi mukobwa, ibi warabyumvishe, ugenda uharanire ko umugabo waba umutware nawe ukaba umufasha. Ushobora kuba warateye ivi mugabo muri urwo rugo rwawe, uharanire kuba umutware n'umugore aharanire kuba iki, kuba umufasha. Turwanye satani mu ibanga ry'umunezero w'imbere, kuko umugore n'umugabo bari mu ibanga ry'umunezero ari babiri yego ko kuharanira umunezero w'ibigaragarira ya maso, kuko umunezero w'aya maso uri mu munezero w'amaso y'imbere. Umunezero wa sexe iyo ngiyi Imana ibahereza bakagenda bagahura, ntago uri kuri iyi nyama y'inyuma yego, uri imbere muri sexe imbere. Umunezero w'uyu mubiri yego ntago uri muri iki kibiri cy'inyuma, uri mu muntu w'imbere. Rero wowe byabayeho ukabubona mu rugo bigenda neza, turashimira Kristo wagushyigikiye kuri umutware mu rugo n'umugore akaba umufasha. Gusa urugo umugabo yabaye umufasha umugore akaba umutware, rwose nta munezero uhari. Ariko urugo umugabo yabaye umufasha umugore akaba umutware, namarira ni ibibazo, nta rugo ruhari. Rero bakristo bagenzi dufatikanyije urugendo rujya mu ijuru, n'abashaka gukizwa, umugore uri mu rugo haranira kuba umufasha, umugabo haranire kuba umutware. Niba mugore hari uburyo ubona uri kubamo umutware, ubyange. Hari ikintu kimwe ntavuzeho, ni wowe ufunguye yego, abazabyumva bazabyumve, abazarambirwa n'igihe ibyo ubwo ntago ari ibyabo. Ikimenyetso we mugore cya mbere kizakwereka ko mu rugo wabaye umutware, ijambo ni wowe urigira, ntuvuguruzwa. Iyo umugabo avuze ibyo avuze ntubyumva, ahubwo wumva we ibyo wavuze ari byo bigomba gukorwa. Ndagira ngo ngutangariza aya makuru agira ati, wowe umugabo mu gihe azanye ibitekerezo, ibyo ni mwuka w'Imana wabinyerekaga mu ngo, kandi si iby'urugo rumwe, turabisangiye twese. Ibi ni ibimenyetso bigaragaza umugore umeze nk'umutware yego, kugira ngo umugore niba umeze gutyo, irihishurirwa rihite rikwereka aho ubarurirwa. Nawe mugabo niba umeze gutya, irihishurirwa rihite rikwereka aho ubarurirwa. Ibi bimenyetso reka mbitange, ni amakuru nahawe aguhamiriza nk'uko twatangiye buri muntu wese muha ubutumwa bwe. Rero ubu butumwa bufunguwe nawe, kuko ubutumwa bwihishurirwa ry'urushako ni burebure cyane. Wa mugore uri mu rugo kugira ngo umenye ko utari umufasha uri umutware, ni igihe mu byemezo umugabo yafashe bitemerwa, ahubwo hakemerwa ibyawe. Nawe mugabo ikizakubwira ko uri umufasha utari umutware, ni igihe cyose nta jambo gifite mu rugo, ibikorwa byose ari imyanzuro y'umugore. Bagabo n'abagore mwubatse ingo, bagore ntimuntera amabuye, abagore nibo bakunda kugira amagambo cyane. Buriya no mu makomenti abagore nibo bakunda kutumenyera cyane.
abagore ntago bihishira kandi nanjye ndi umugore abagore nuko turi abakobwa nuko turi nyuma yuko umenyera ubanze wumve kuko inyungu si ukugusenya ahubwo inyungu ni ukukubaka kandi Imana iyo ishaka kugira ibyo yubaka yego iyo ishaka kugira ibyo yubakira abanza ikagira ibyo isenyera abanza igasenya iby'umwanzi ikazi kubaka ntago Imana ijya yubakira mu nyubako za Satani nta nubwo mwuka wera ajya yubakira mu nyubako z'abadayimoni ibi tubyumve neza rero niba ngiye kugusenya mu butware ni ukugira ngo wakire ubufasha nawe mugabo niba ngiye kugusenyesha ishurirwa mu bufasha wakiriye ni ukugira ngo wakire ubutware tubyumve kimwe akamaro k'ubutumwa ni ukutwungura wunguke mu izina rya Yesu ntago nshaka kuhomba kandi nawe urifuza kudahomba umugore umeze mu rugo rwe nk'umutware wariganyije umugabo ubutware twarenze gutera ivi kira ni ikimenyetso umugore kugira ngo uzamenye kuri umutware mu rugo ni wowe ufata ibyemezo imyanzuro yose yemezwa nuko ari we wayifashe umugabo nta jambo afite ibintu byose bikorwa kubera ko wabyemeje uri umutware ntago uri umufasha yego nawe wa mugabo we kugira ngo umenye neza yuko uri umufasha utari umutware ni igihe uzabuzaniye umugore igitekerezo akacyanga bikagera ku rwego rw'uko ufata umwanzuro ko nta gitekerezo uzongera gutanga imyanzuro umugore azajya afata nyine ariyo izajya yemerwa ni ukuvuga hagati aho ngaho rero bikwereke yuko wamaze kuba umufasha yego umugore nawe yabaye umutware umugore rero niba ushaka kuba umutware niba ushaka kuba umufasha yego umugabo akaba umutware mu gitekerezo umugabo azanye yego ukumva ari ikije gusenya urugo w'Imana yarambwiye ngo we mugore nzakubwire ngo ngombwa si uko umuhatiriza ibyo ushaka ahubwo ngombwa mu bufasha bwawe ni uko umwereka imbogamizi n'amakosa ahari wubwa kongera agafata umwanzuro nk'umugabo yego ntago ngombwa ari uko wowe uhita umwereka yuko ari wowe ugomba gufata imyanzuro ikindi mwuka w'Imana yarambwiye ngo abagore benshi bahagaze muri iki cyiciro kubwo kuyoborwa n'iyi myuka kugera ku rwego nuko umukobwa uri gutereta aza kinjirira umusore uri kumutereta ngo ibi nibitagenda gutya na gutya na gutya ntago uri bushake wa musore we uhise tugeze no mu basore niba uzi ko umukobwa uri kurambagiza agutwaje igitugu gutya ntago umushatse nk'umufasha ahubwo umushatse nk'umutware yego rero iri ni ikosora rya mwuka wera uwemera kuba umufasha cyangwa kwemera kuzajya kuba umufasha amahitamo naye uwemera kuba umutware cyangwa kuzajya kuba umutware amahitamo naye ariko ivi si ikibazo ahubwo ikibazo ni ibiherekeje ryavi yego reka dusoze dusengera Imana yacu Imana itwitaho Imana iturengera kandi turwanirira izina ryawe nirishimwe kandi izina ryawe nirihimbazwe nkuko Paulo yanditse akandikira tokataya zire boy itorero ry'Imana akaribwira kakamaro k'ubuhanuzi ari ukutwungura kuduhugura no kuduhumuriza nyemerera nyiribihimana muri ubu butumwa impuguro zawe zigere kubo washimye ko zigeraho batanangiye imitima yabo bemera kuruka nk'uko umuhanuzi Yesaya yavuze ngo abo Uwiteka yitaho nabasohora ibyanduza imitima aravuga ngo nuwemera kumena umutima we agahindira umushyitsi imbere yawe ngo Uwiteka mwitaho uwemera kumena mu mutima we rero agahindira umushyitsi wa imbere yawe umwiteho muri iri humure umugirire neza yarongeye aravuga ngo akamaro k'ubwo buhanuzi ni ukutwungura topaya kitaya zine bone uyu wemeye kunguka nawe ntago ibyawe ujye ubigaburira imbwa ntago ibyawe ujye ubitegura ku meza yanduye ngo ubishyire mu biganza byanduye akemera kugira ibyo asohora umuhe kunguka mu by'uru rugendo mwami Imana nyiringabo kandi unyemerere ngo akamaro k'ubuhanuzi yabivuze mu bika bitatu ngo ni ukuduhugura birashoboka ko mu butumwa hari impuguro zajemo ariko ubimpa wabimpaga nk'ubutumwa unyemerera bakira zino muguro bemeye kumeneka imitima ubiteho topaya kitaya zine bone mpagaritse imbaraga z'umwijima ziza kurwanya buno butumwa ku bagabo ku bagore topa ku bakobwa ku basore imikorere ya gishitani katika taya zitaya bone kotaya
katipa topaya zenebo funza amarembo y'ikuzimu katipa tozina bonevaya ndahagarika imbaraga zinyura mu cyiciro cy'abarozi barogesha akanwa n'ayandi masisiteme yabo. Ndahagarika mu butware mpabwa n'Imana ishobora byose imbaraga zica mu mwuka wa kidayimoni. Ndahagarika imbaraga zica mu myuka y'abazimu mu izina rya Yesu. Unyemerere tozayi hakitaya bone umusaruro wawe kubwo kungura, kubwo guhugura no guhumuriza, kubw'iyo mitima yamenetse ndayishinganisha topaya mu bwami bwawe. Unyemerere mukunzi mwiza, mu bwami bw'ijuru haboneka umusaruro ukwiriye. Igihombo kigaragara cy'imitima yibwe kubwo kugira ngo umubiri wishime, icyo gihombo kiveho, haboneke kunguka imitima kugira ngo n'iyi mibiri twahawe ihembuke. Urakoze mwami ko hari icyo ukoze mu basore, hari icyo ukoze mu bakobwa topaya katizarabone. Urakoze ko hari icyo ukoze mu bagabo n'abamama. Izina ryawe nirihimbazwe. No mai kaya bone akatizere bonevayi. Unyemerere mukunzi mwiza ubw'uyu murimo mwiza ukoze, ushinganisha aba bantu bawe kugeza ku rwego rwo kubageza ku ntsinzi. Babona impemburo ku bice byombi, mu mubiri bahembuke no mu mwuka bahembuke, kugira ngo data wa twese iryo juru ryo mu isi baribone, n'ijuru tuzabona tutacyambaye uyu mubiri baribone. Ku mpande zombi ndashinganishije mu bubasha mpabwa n'Imana ishobora byose. Amen. Amen. Reka dushimire abantu bose badukurikiranye, dushimire mama Chance, dushimire n'Imana iba yamuhaye ubutumwa. Reka mbabwire ngo ibiganiro byacu nakagaruka naho butaha. Imana ibarinde.